Amasomo yo ku cyumweru cya 14 gisanzwe, umwaka A. Isomo rya mbere ni isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 10. Ishime unezerwe mwari wa Siyoni, urangurure urwamo rw'ibyishimo mwari w'i Yerusalemu. Dore umwami wawe aragusanze, ni intungane n'umutsinzi, aroroshya kandi yicaye ku ndogobe, ku cyana cy'indogobe kikiri gitoya. Amagare y'intambara azayavana muri Efurayimu no muri Yeruzalemu, amagare y'urugamba. Azavunagura umuheto w'intambara, ibihugu abitangariza amahoro, ingoma ye izava ku nyanja igere ku yindi, ihere no ku ruzi igarukire ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho Zaburi ni iy'Ijana na 45, umutukubi 144. Inyikirizo: Nyagasani Mana y'ijuru n'isi, singizwa iteka ryose. Mana yanjye, mwami wanjye, nzakurata, nzasingiza izina ryawe iteka ryose. Buri munsi nzagusingiza, nogereze izina ryawe iteka ryose. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Uhoraho ni umutabeshya, akaba indahemuka mu byo akora byose. Uhoraho aramira abagwa bose, abunamiranye akabaha kwemarara. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, mwebwe ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari we. Niba kandi Roho w'uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye abatuyemo, uwazuye Kristo Yezu mu bapfuye azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. None rero bavandimwe, turimo umwenda, ariko si uw'umubiri, byatuma tugomba kubaho tugengwa n'umubiri. Kuko nimubaho mugengwa n'umubiri muzapfa, ariko niba ku bwa Roho mucitse ku bikorwa by'umubiri muzabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibango ndirimbo ribanziriza ivanjiri. Aleluya, aleluya, uragasingizwa dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, wowe wahishuriye abaciye bugufi amabanga y'ingoma y'ijuru. Aleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati: dawe mutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye, kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza, kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu, kuko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, inshuti z'Imana, tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zakariya cyatubwiraga ko tugomba kwishima. Nitwishime, turangwe n'urwamo rw'ibyishimo, kubera yuko Nyagasani Imana aje kudukiza. Aje kudukiza ingoyi ya Sekibi, aje kudukiza ibyo byose bidushikamiye, aje kudutangariza umukiro, aje kuduha amahoro mu mitima yacu, aje kutubera byose. Bavandimwe, yari muri cya gihe gikomeye, mu gihe umuryango w'Imana wari warajyanywe bunyago.
ariko ijambo ry'Imana rimugeraho kugira ngo ahaguruke agende atangariza umuryango w'Imana Isiraheli ko Nyagasani agiye kugobotora mu nzara z'ababisha. Ikintu umuntu yakwibaza ni kimwe: kuki Nyagasani intungane aje asanga umuryango wayo, akaza aje yicaye ku cyana cy'indogobe ndetse kikiri gitoya? Ibi ngibi nk'uko byuzujwe by'umwihariko mu gihe Yezu Kristu yazaga mu murwa w'Imana i Yeruzalemu yicaye ku cyana cy'indogobe, abantu bose bagafata amashami y'imikindo n'ibiti bagatera hejuru bati Hozana, Hozana, nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, nahabwe impundu mu ijuru. Iki gihe yaje yicaye ku cyana cy'indogobe. Ariko ikintu gitangaje, abandi bami b'isi bagendaga ku mafarashi nk'ikimenyetso cy'ubwami ndetse bukomeye n'imbaraga, ikimenyetso cy'indwanyi, ariko Yezu yaje yicishije bugufi aza ku cyana cy'indogobe, mbese ni ukuvuga ko yari umunyamahoro. Muri Zaburi ntiyagiye kure y'aho ngaho, ahubwo yatwibutsaga ko tugomba gusingiza izina ry'Imana, tukarisingiza iteka, tukogeza Imana aho kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi. Yatubwiraga ko uhoraho ari umunyampuhwe n'umunyaneza, ko atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Nibyo koko, uhoraho yagiriye impuhwe umuryango wayo, yemera kongera kuwukiza, awuvana mu bucakara bw'abari babajyanye bunyago, maze yongera kubemerera kugaruka mu gicumbi aho bazajya bamusingiza bakamurata ubutitsa. Mu isomo rya kabiri twasanze mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu n'umwandikiye Abanyaroma, Pawulo yatwibukije nanone atubwira ngo bavandimwe, mwebwe ntimugengwa n'umubiri ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristu, uwo ntaba ari uwe. Kristu Yezu akuzwe. Aha twakwibaza ngo ese ibikorwa byacu dukora uko bwije n'uko bukeye bigaragaza ko turi abana b'Imana? Ese koko umuntu iyo atubonye abona ko twifitemo Roho w'Imana, cyangwa aratureba akabona ko nta kigenda? Rero Kristu we yarapfuye, ariko nubwo yapfuye yarongeye arazuka. Uwo Kristu wapfuye rero akazukira gukiza abantu, niwe uzanazura twebwe abamwemeye mu gihe cyose tuzaba twemeye gupfa ku cyaha, maze tuzukire gukira, tuzukire kubona ibyiza dukesha umukiro. Mu Ivanjiri ntagatifu itangiye itubwira ibintu byiza, ivuga ngo Yezu ubwe ashimira Imana, abwira Imana ayishimira ko hari ibyo nyine yabihishe abanyabwenge n'abahanga, akabihishurira abaciye bugufi. Bavandimwe, hari abantu benshi batunze byinshi kukurusha ariko batabasha gusingiza Imana. Hari abandi bize bafite n'ubuhanga ariko batabasha gusingiza Imana by'ukuri. Gusingiza Imana rero nibwo buhanga nyakuri. Ubundi umuntu iyo yakiriye Imana muri we, agasa nayo kandi akagendera mu nzira zayo, ndetse n'ibikorwa bye bikamuranga, abamubona bose n'abamwumva bakabona ko ari kumwe n'Imana, uwo yongera agasa n'Imana koko, bityo akamamaza izina ry'Imana mu ngiro ndetse no mu bikorwa. Abamureba n'abamwumva bose bakajya bavuga uriya muntu. Ariko hari n'abandi bantu bitwa ko ari n'abahanga, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo babasha kwera imbuto. Yezu Kristu rero ngo byose yabyeguriwe na Se, kandi ntawe uzi Se keretse we, ndetse n'uwo we ashatse kugira kumuhishurira. Ese nawe uzi Yezu? Niba uzi Yezu n'Imana urayizi. Ese uzi Imana? Hari aho wahuriye nayo?
aka kanya rero ndagira ngo ngusabe kugira ngo niba utaramenya Imana cyangwa utarayumva, utarayimenya, ni iki gihe cyawe cyo kugira ngo umenye Imana iyo ari yo, uyikunde kandi utangire kuyamamaza hose. Ati nimunyigireho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Ngiki cyo Nyagasani adusaba ni uguhinduka nkawe, tukabeho tubereyeho kumukuza. Utubonye akatubonamo Kristo, akajya abona ko turi abanyampuhwe nkawe, tukagenda tugira neza aho tunyuze hose nk'uko nawe yagendaga agira neza aho anyura hose, tukoroshya ntitube abantu bagenda bikuza kugira ngo abantu bamenye ngo tugenda tubwira abantu bati dore ngewe ndi uyu nguyu, nge ndakomeye, nge ntuzi ibi, ngewe ndi. Hari n'abayigira intare mu ngo zabo, n'abandi ugasanga umuryango wabuze amahoro kubera ko bumva ko bakomeye. Ibyo si byo Imana idusaba, ahubwo Imana iradusaba guca bugufi. Mu gusoza rero, buri wese mwifurije kugira amahoro n'umugisha, guhinduka umwana w'Imana, guhinduka nka Kristo ubwe, maze tukaberaho gusingiza Imana uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani Yezu nabane namwe.